man jagara ryawe nta perezida hagati zarimo. Ariko ni gute nayo mbyukana inzara vitamine we yasigiye imbwa. Werutse no kugura ikarito y'amakariso. Yesu Aje mukosora nyatware. Naricaye ndareba nsanga umuntu ni mubaya. Venya wacana. Ikizi. Ko naraje ibiryo muri isafuriya nzi yuko buri buke nirira umushusho ninde wayikombye. Bose roninda yari wasanga ari Kadunda niwe waturembeje. Sinakubwiye ko turana Kadunda na guturana n'umwami w'umushushwe. Aka nakumira. Akaba ari wayikombye gutya se kandi kara kagabo kazamuraho. Fasha hano ugiye kukihimbira nanjye nkibe nubwo ragakene rwose. Opinyawe every that on the beat. Epi Cyamaye nka Kadunda. Ko mbona watanye n'amasume mu muhanda ugiye he? Ngiye muri dushe yanjye narayimwe. Cyamaye nka rwasanga abo twataramye. Muri dushe nta basu ufite se? Ntabwo ubizi se. Abantu usubundi twogera muri ruhuru bagize ngo dukenera amabase. Nta mabase dukenera da. Ubu ahubwo nagiye. Aka naku. Sawa rugiye nanjye ngiye ku kazi. Yabawe asi nkaho kunkubita umutwe gutyo aka niko kazi usigaye ukora. Wese umbwira ngo ugiye koga dushiri hano. Reka nkureka nigendere. biraza bigaha ibindi huzakora ntibaguhembe bizashira huzatsinda babyima amaso gusa mwana wanjye ntuzacika intege di duniya nizenguruka buri munsi huzapanga nabo bagupanga baca umugani umuntu ni mugari bityo rero ntiwamuheza inguni inshuti yawe niwe mwanzi wa Uziko Kadunda burya ari umukire yananitse n'igitenge. Burya kara kagabo nubwo ari agakene kagura ibintu bigezweho tu. niwe mwanzi wawe duniya ni ntibabuzabe maso Madamu cyamubera pe. Bega bene muntu biyambitse urw'intama gusa mu mitima impyisi zirahuma barasenga ariko ntibatanga nayo niyabyumva n'ibibazo udahari njye nagira nta mutuzo nawe njyewe nabona njyewe nasanze ari wawe bima umutuzo mu mutima wanjye no matter how I cry baby icy'ingenzi nuko nkufite hani nkufite duspendinga money nayifite nko kwirira hani nzabikora neza uko ubishaka ndaguha imitungo irenze cyane uko ubishaka nzanarangiza no try magari ndagukunda yeah everywhere you go be the one my baby oh you're my number one shushu wowe shaka ko wangumiruhande nanje shaka kukugumiruhande oya maze shushire oya buretse ko ninzihiye iyo mico mwazanye Bandi basakuza. Aho ni kwande hahiye se. Ni iwanjye se? Ngiwanjye kwa vitamini hashe reka nje gutabara kwavu. Inzu yanjye yashite. Inzu yanjye ntago yasha we. Ubundi njyewe urumva njye nabyumviye kare nabyumvishe kare urumva numva imbeba zitangira guhunga kandi bura nuko mutabizi buri urumva imbeba bura ziri mu bintu byumva umuriro vuba aho ntimuyumvira ibyo byose yabibonye ari hehe oya natubwire yabibonye ari hehe ahubwo se asanzwe aba hano ngaho wasanga abashitse kuba mkiye ngo ugiye koga dushe isigaye ibi wanje dushe yabuye ibi wanje ari gisambo natwamwizera Ahubwo si iki gikapu kibuye boss. aha utandorera batava mu kariso bakobwa Fata. Yari yakarisoro ngorowe nawe yari y'umugore wanje se akira fata Kadunda uranzambiye ariko se wakibaho kuko wakiba amakariso bitira bike mu rutebanyarwanda umusore ugiye kwimaza iki oya iyi kariso se iyi kariso nari kuzajya nyambarira imbere ya Bobo
bose sinakubwiye. mu gitondo umbwira ngo niwe wandiriye ibiryo agasafira akagakomba nguhakanye none nifatiye igisambo neza neza. Erega yabibye n'ibiryo. Mutuze. Ariko se ubundi ko duhuruye tuza hano vitamine agaturumbuka yambaye ibitenge ubundi igitenge gikoye kutaruri ariko ku mugani igitenge cy'umugore wanjye ucyambara ute? vitamine yo urafaswa. Ariko se nanone mwese mwibanye ni kimwe twese batureke kimwe rwose. Bishoboka ibi ndabikemura mwese muri bisambo ni gute mwaba mwibanye mukagenda gutyo mwese tugomba kubahana mbesire doga cyenya nta soni Uretse wowe kanze nkwereke noneho. vitamine we ntabara gutabara se njyewe urabona ndorohewe.